Hello guys, angani ku Ngoma TV show twagiye kubasuhuza uyu munsi rero nagiye ahantu bita muri Nyabihu. Ni muri Nyabihu? Muri Gicumbi? Ni Gicumbi man. Ngiye ahantu bita muri Ngarama ngiye. Chandaro guys, murukuva. Chandaro bibonye. Niko yitwa. Oya Karani street. Iyi ni inzira ijya hano. Mu nkambi? Nyabiheke. Tugiye mu biki kare tujyanye ntago nari mazi ngewe. Bro tugiye mu nkambi ya Nyabiheke tugiye kuhatsemberera ariko ntago tugiye gushyingura. Tembera tugiye gushingura. Tugeze mu gasatere bita Warufu. Agasatere bakita Chandaro. Aka gasatere kabayeho mu mwaka wa kangahe? Ngwe numbwire we musaza wenda bano uruwa hano. Waje ariko. Ngwe nudusobanurira ahantu urikumva wahabaye imyaka ingahe? Imyaka 25. 25. Umaze imyaka 25 bahantu. Yego. Ahantu uza kuhatura hari hameze gute? Hari umuhanda w'igitaka. Mubi cyane. Uyu munsi mufite umuhanda wa kaburimbo. Murashimira nde? Perezida wa Repubulika. Niwe muntu wabageje ibi bikorwa rwose bavuga ati rwose umusaza tureyamanitse. Cyane. Ufite abana bangahe? Ufite abana bane. No mudamu. Ukora iki mu buzima busanzwe kugira ngo beho? Ndahinga. Uri umuhinzi. Ubuhinzi ubona bugira iterambere nyine ko abantu babuca amazi bakavuga ngo iki kandi ari byo bidutunze. Cyane ubuhinzi turafumbira tukeza tugasagurira n'amasoko. Inaha ngahera iki? Hera ibigori. Nta bitoki nta bihari byose umuduhe. Ibigori se. Hano ikintu kimwe nabonye kidahari ni station. Ni station. No kubera iki? Resanse nuvuga ngo resanse bayicururiza mu ntuze ku mu macupa. Niki wabwira abayobozi b'u Rwanda? Wababwira wenda mu kibura muri kano gasatere ka ntuze ka Chandaro. Niki wavuga kuri agasatere ka Chandaro usaba n'abayobozi cyangwa se usaba n'umukuru w'igihugu kugira ngo nyine urana ko yabahaye umuhanda ariko hari ibyo mwifuza? Iruta nizi Kigali. Twifuza hari ibice bimwe na bimwe byagiramo umuriro w'amashanyarazi. Yego. Nko mu mudugudu wa Ryasunzu. Yego. Na Karambe. No hano honyine mwifuza ko hagera umuriro. No hejuru ahantu bita za Mushesho. Ibyo cyo nyine nicyo wasaba ubuyobozi. Icyo cyo nyine nicyo wasaba ubuyobozi. Ese ubu hano na kagari kaba. Station ntago muyikeneye ko. Nayo murayikeneye. Ubwo ndibaza abantu bashinzwe Nivuriro. Icyo kintu kiburi nahanga. Uyu ushaka kwivuza subwo iyo ugiye kwivuza ujya he nkungu? Nukuvuga ko kilometero nk'icumi. Ubwo kuri moto nangahe? Ni icyatanu. Ubwo ku modoka ni nka 700 cyangwa 800. Ntago zigerayo. Cyatanu cyo mu cyaro zibirayi. Harimo ibirayi byinshi cyane. Hanyuma rero agase mwaje tukaganira mu abaturage mu mukambwira ibyiza bya hano hantu nkazanagaruka. Dere nk'uramukobwa. Ora baratigera bwazo bikabira. Na wundi musore hano ukeneye umukobwa ngo mwirana. Waje wa musore tukaganira. Ngwino tuganire bana. Komana nawe usobanutse hanga. Usobanutse. Bimeze bite? Nge banyita Rukotana. Nujya wumva Rukotana ni ngewe. Noneho ngewe urkumva? Nuruka mu gace k'Inyamirambo. Urkumva? Nabandi muze babishaka muze tuganire. Wavukiye hanga? Bamaze imyaka ingahe? Mamaze nk'imyaka ngewe buri twadutera ruguru hari hagati ariko nyine twimukiye mu isatere hano. Ahanga. Uyu niwo mujyi wanyu. Hanyuma wowe uracyari umusore ndabona ukiri umujene. Ufite inzina? Oya nanzu mafite ngende umwana wose nzu nawe ndi. Oya kuba kiri umwana danosura ni sambagira. Ashobora kuba afite ingurube. Igari kwada. Urumworozi. Ingurube cyangwa duhene. Urumworozi. Worora iki? Inanga ibintu byo korora ni iki bihaba ni inkoko. Borora inka n'ingurube n'ihene byose binangira haba. Niki gitanga umusaruro inanga? Inka zirabyara bagakama bakagemura amata. N'ubuhinzi mbese muri. Ese hano n'abanyonzi bahaba ko nabo nabonye. Hano n'abahaba. N'abanyonzi. Abamotari. Nibo baba hano. Usa abamotari ba hano babona amafaranga babona abakiriya.
nyine ni gake muze murabizi ko abari abamotari ko baparitse ntimuze namwe muze abamotari hano bari abahebona ko nta majiri ndi kubona oya nta rose nta ni mu kirega nta majiri yaba nawe uri umumotari nawe uri umumotari wowe ufite perimi aya urayigendana cyane ubu uravuga ati ngerwo ako intego ufite se nize ni ukuguma kuri moto cyangwa oya amafaranga naboneka ntabwo waguma kuri moto ntabwo wifuza ko wajya kuri vora nk'iriya nanjye nicayeho nkavuga nibyo umuntu aba yifuza avuga ati nanjye reka nzayicareho numva ukuntu biba bimeze ni vuba cyane ariko suba inzozi zawe ni ukuguma muri kino cyaro nk'umuntu w'umujeni cyane ni ukuza i Kigali tugahangana wakigumamo uravuga ati ngewe n'ibicamo ngewe nzazamuka i Kigali nze matwike cyane ni vuba ariko n'ubundi ushatse wakizira i Kigali ukazana iyo perime yawe n'ubundi irakora hariya oya reka mbe nitonze igihe kirahari ariko n'abandi muze tuganire bana ese mufite ubwoba bw'iki mutinya kamera usi yabaye iki cyangwa umusaza abaye iki turi kwiganirira muri kano gace bita ngo Cyandaro ese iri zina ryaturutse kuki ni leta yaryise cyangwa umuturage ku giti cye hari igihe umuturage yita izina ahantu bigafata ntabwo twe twabimenya twari abana kereka twamenye ubwenge mwamenye ubwenge mwumva intanga yitwa Cyandaro ariko ngira hari umuntu wamuzi muri karitsiye ngo w'umukire ukumva ngo uyu muntu ngo bamwita umukungu hano umukungu wanyu ninde ayanje nago numva bamuvuga ubu koko ubu ahangaha nta muntu hari ubarusha amafaranga muzi hano uvuga ati uyu muntu ni umukungu ahangaha nawe uhari ngwino dusobanurire umuntu hano waba uzi uvuga ati uyu muntu ahangaha rwose natwe tugira gutya yitwa nde mu kirere Kagenzi atuye he hano haruguru gato atuye ruguru hano aroroye ko adatuye hano ku muhanda se kuri kaburimbo no kubera iki ni hano ku muhanda ni haruguru hano mazu gato afite inzu nziza se nuko afite akazi gakomeye kandi akazwi ku rwego rw'igihugu yabaye visi meya urumva ni bahagarariye ejo heza mu karere ka Gicumbi uyu mugabo ko mbona ufite amafaranga we ntabwo uri umukire ayo mafaranga ni aya bake mbese ugenda n'amafaranga mu mufuka kandi hari bake ngewe ndi kubona amafaranga abyimbye mu mufuka bazakutega mu muhanda hanyuma kubera iki mukoresha zino moto izi ngizi ayi narega ni mu misozi ntabwo washyiramo ziriya moto ziraza i Kigali ntabwo zakunda iyi moto igura ngaho intangaza 2,300 kihenze se byataye miliyoni 2,300 hanyuma rero ikintu ndi kwibaza rero ni kimwe ukumva aha hantu ngewe mageze ndi kugura essence yari yanshiriyeho kubera iki muyihende erege bavuye ko buriya kuva nk'ibyumba wenda kuri moto ni 4,000 yego ubwo ushyiramo nyine ni na beje yo kujya kuyenda nawe urabyumva kuva hano ugera ibyumba ni 4,000 kuri moto ubwo se ntabwo watega imodoka nangahe imodoka ni 5 kugira ngo bayemerewe kurumva ko abari dance wowe ujyanira moto yawe ukagenda ukafata nk'amabido nk'atatu ukayarangura ukayazana cyane none barazigura isasi hano tureke ngewe uyiguze ku ikoroboyi barazigura kuko batazigura ntabwo zaba ziri yose uko batuzina batagura uriya mumotari buragiye he mu kazi yose atari hano hari igihe umuntu amuhamagara ati vonge hano hantu naha akajya akagenda akamugenda akamugarura ubwo se namuca kabiri yikubye urabyumvikana okay ndabashimiye rero abandi bose batinye bari abaturage bose mwatinye kuza ngo tuganire abandi bantu ndabashimiye bakwita ahita usobora Fabrice ubu ufite telefone ya smartphone ese ubu kino kiganiro uzakibona gute koko birambabaje kurera ubuga ahubwo ahantu bita ku Ngoma TV show wandikemo ku Ngoma TV show uzabwira umuturage ati ngwino nkwereke mwana ngiye mfite smartphone sibyo ku Ngoma ni mu Kinyarwanda ku Ngoma nyine nkuko wakandika ku Ngoma sibyo Ngoma TV show ufite mega ngo nkwereke
ahantu uzaza utubona arayigenda kugira ngo kino kiganiro ni cyiza zashijeho zana hano niba ufite kuzana nkwereke niba ufite iyi telefone bayita gaceze itungo gaceze hanjye ko hano bavuga yanditse kosora nikosora ntawe ujya kubeshya reka twandikemo MTN yabikoze niyo yinjije muri make ku buryo uyu ngari guhimba amazina twe niki Kigali bayita itunge gaceze MTN kandi nabajamo uri n'umukire kubera kudatunze make nagari wayibonye dore ahantu uzayibona nagariza abantu badafite ibiceri twe tuboneka ahangaha turabaho ngaho uri kutubona mu muhanda kaboyi umunsi nambaye nk'abakobwa dore amayinite arashize oya ariho da ni ukuvuga ngo rero ahangaha niho muzaba mutubona urabona ukuntu babyandika ku Ngoma TV show hanyuma ejo abaturage bose mwaje hano yakora subscribe arayikora ntari wayibonye ahangaha niho kino kiganiro mu kizanyura dore abo ngabo ni twebwe uri kubibona aho tugeze hose dukora ibiganiro rero mba bamwe mu bayibyamamare byacu nguyu akufite abana bangaye ko umuntu ukuze neza ko naza muri kamera umwe wenyine warasezeranye se akareka waramuteruye mani namukuye waramuteruye mani namukuye hanze asimu ngo wapapuje umugore w'abandi rero nicyo bivuze yapapuje umugore w'abandi vaho yariye gapapu umugore w'abandi siko byagenze ariko no munigara narenze urana phone afite yindi gura 240 ingahe ibaze ko umuturage wanga bafite telefone ya smartphone wowe uri kigaruka butunze gatushe urumva icyo kibazo kuri cyo kimeze ko hano kwagerangira ngayibaza atunze telefone ebyiri ngiye nunze telefone imwe urumva kurayimize uri umumotari nawe ukora iki kugira ngo ubeho ngende pana abantu kuri esasi ni depanage ukora depanage ariko uravuga ati imana nifasha nzubaka station cyane rwose mwese ubu wazegereye ubuyobozi ukavuga ati ngiye ko ufite igitekerezo gutya na gutya ukareba ko hari icyo bagufasha ntago ibiceri biba byari byabakabonetse ariko ufite ikibanza inanga wakubakamo station ntacyo buryo utabya station washatse si ibibanza hano bigura ngahe Kigali cyayo ikibanza cy'inaha cya makeya kiba ari nka miliyoni n'igice ubu se wakanganya ugashaka miliyoni n'igice ukagura ikibanza ukazubakamo station ibyo ngibyo byaba ari byo ariko nyine ntabwo ibiceri biba byari byakabonetse neza ariko hari igihe bizakunda wenda ibiceri ntabwo byakaboneka ariko imana izagufasha ufite igitekerezo cyo kuzubaka station cyane ariko ushobora guhera no ku kantu gatoya zabigeraho nka kuri nyine urabona wowe ufite boutique ya essence sibyo ni depanage ntabwo ari butike ariko imana nigufasha nyine bizakunda sawa rero ndabashimiye imana ibaha umugisha n'abandi mwagize ubwoba mwabugize nyine ubwo mwanze kuza muri kamera ari ankura umusaza ukuze ingoma yaje uyireba ingoma zavuyeho uzireba iki ako wanze kuza waje ukatubwira amateka y'ahantu ngwino utubwira amateka y'ahantu muze uyu mufite imyaka ingahe muze 55 ngira ngo hano hantu urahazi ndahazi warahavukiye warahavukiye ariko ntuye mu kandi kagari aha se waje gukora iki hano ntuye kuri uriya musozi yego waje gukora iki hano naje kwivuza amaso hano haba ibitaro hari ntuzi farumasi ni yesu ubu hano iri hano haruguru ese kuki ibintu biba hano haruguru byose uno muhanda urakata ugasubira inyuma bazamukira udutetse no nyine haba nuze farumasi hano urwaye amaso nese kuki batagwaye transfer ngo ujye nuze Kigali hariya kuko ariho bavura amaso neza amaso yanjye ni aya kera nagiyeyo ni Kigali byaranze ngura umuti mbese nkashyira reka tuganire ahantu ngira ngo urahazi sibyo urahazi kuva kera ni icyo ushimira ubuyobozi bw'u Rwanda ndashimira nyakubahwa Paul Kagame ko yaduhaye umuhanda wa kaburimbo ahantu hari igitaka hari igitaka hari imibu
mubo kujya ugahita urwara malaria yeka ariko uravuga ati ngewe ndagenda nta hano murana icyo ndi modoka iranjyana nta mikuku uragenda ukumva nta mugongo kurya ukaba wagera i Kigali ukumva nta kibazo ndatega moto ni Kigali unajyayo ni Kigali unajyayo yego uravuga ati rwose umusaza yarakoze ubu ntago muramubona usibye kumubona kuri televiziyo Kagame naramubonye waramubonye amaso ku maso ku maso ku maso hano nta yigeze haza se n'ibyumba n'Rutare naramubonye yego iyo yaje naravuga ati rwose ngenda ntega nk'umusaza ngiye kumwirebera uretse ahubwo none ikintu dukeneye umuriro w'amashanyarazi ntabwo turawubona ni bakeya mbese ntabwo hagije nko mu kagari ka Kabare yego nta muriro uhari nubwo hari unyuze ku muhanda abaturage bo mu cyaro bacana mbese yego uravuga ati ngewe ikintu nshimira umusaza ni kaburimbo yaduhaye ariko tukanamusaba ko yaduha umuriro w'amashanyarazi hose ariko ndi kubona ngende kubona hano urahari ku muhanda urahari ariko muri karitsiye naho hari icyo mushaka ni umuriro Imana irabafasha rero nubwo mwabonye kaburimbo bose umuriro kaburimbo nihenze kurenza amashanyarazi n'amapoto kandi urana ko ntago bizagorana ubuyobozi ndakeka ko buzabyigaho bukabahereza umuriro sare urakoze muze amasina yawe bakwita Nsengiyumva Fruduwaridi ufite abana bangahe mabya abana bangahe ko abantu bakera mwabyara abana batanu bose barashatse oya nta urashaka bana yuko bakurumbiye bose baracyabi wawe banashatse nkuze baracyari batoya washatse ufite imyaka ingahe imyaka 25 ubwo umwana wawe w'ifura afite imyaka 24 nibyo ashobora kuba niba ari n'umukobwa ashobora kuba umufura niba ari umukobwa ashobora kuba atarashaka cyangwa ari umuhungu n'umukobwa ubu akora Nyagatare mu Mutara mu Mutara urumva rero ntago bivuze yuko abandi b'abaturage hano bose bari kuturebera hano ariko reka ngushimire muze kangushimire n'ubwo utatubwiye amateka y'ahantu ahantu ndabona hari nk'inzu imwe cyangwa ebyiri inzu zari ko zidafututse zishaje ariko Imana izabafasha ubone habaye umujyi ikintu mwifuza ni amashanyarazi gusa ariko mwandusha numvishe muvuga radio oya ni nuze nago twe dukoresha radio twe dukoresha ni kamera ni televiziyo ni nka televiziyo yo kuri YouTube uzabona amashusho wa muhungu ari inga zagufasha ahangaha undebeye hari nasiyoza wa muhungu ari he wazanyeretse no musaza no masa uzamwereka TV radio ntago hano byakunda nta gatelefone twebwe bisaba nanisite nomero za TV radio nagira ngo mbabaze ko ariyo mukorera oya ntago ariyo dukorera twebwe dukorera ikinyamakuru bita ku Ngoma TV show ni ikinyamakuru gikorera kuri social media YouTube ntago ari televiziyo dukora kuri YouTube nyine byose dushyiraho tugahura n'abaturage tukaganira mu gace tukaganira nuko nkuko biba bimeze yego ubu rero impamvu paritse hano ndavuga ati kubera ko nayishiriwe na esase murafashije yaba mudafite esase ntabwo byari gukunda sibyo ariko murakoze cyane ndabashimiye ababashije hajye wowe ntakubashije mwa nawe urashaka kwirebera gusa uri umumotari ariko uri umunyonzi ni umusilamu ari umusilamu umusigiti w'ahantu baheza mu Rugomo ukora amasaha ngaho ujyayo oya ntago ari kure ariko mu rugo uri gucuranga mwana uri gucuranga cyane kandi birakutara kopirete ni nk'isaha ubwo iyo ugiye gusenga ukoresha isaha kugira ngo ugereyo sawa rero ndabashimiye Imana ibahe umugisha abaturage bo mu kagari ka Cyandaro umurenge wa Ruvuni ikintu bakeneye cyonyine ni amashanyarazi ngari ku muhanda barashimira ko umusaza yabikoze n'ubuyobozi bw'u Rwanda bafatanyije ndabashimiye rero nakagaruka hano ku Ngoma TV show mukomeze mudusharingire ibiganiro byacu mukore subscribe dore ndi kumwe n'aba bakobwa n'abatoto dore twise tubona n'abandi bavandimwe turagaruka tuzagaruka tubazanira ibyana
zabagarurira ibyana dufite ibyana i Kigali nuko twajya twenyine ariko dufite ibyana byiza i Kigali ese amazi hano mugira amazi niba nabajije ibintu byinshi ariko sinabajije amazi muyabona gute hano amazi arahari ikibazo mufite n'amashanyarazi gusa nk'abaturage mu cyaro ntago bacana ntago bacana ikibazo n'amashanyarazi ibindi byose amazi arahari na kaburimbo irahari kandi babayeho neza nyega ko umuturage wanarira ku gihe ibiryo birahari sawa sawa rero nakagaruka ciao ciao bye